bizera basengera kuri Eglise Mère Nyagatare, nkaba ndi hano mu ishami rya Nsheke. Ishami rya Nsheke ngira ngo yari ishami ryashinzwe 2013 ariko ryahanguwe na Covid. Bamwe mu banyeshuri bahanga bajyaga baza kwakorera ibitaramo, ngira ngo barabizi, twari dufite amakorali agera nk'umunani, dufite abizera bagera nko mu ijana, turi abakuru b'itorero 4, ariko Covid ibaye twagarutse mu itorero hano turi abakuru b'itorero 2, abandi 2 bose bari hanze baracyafite abizera benshi, ndetse twagarukanye aho tugarukiye mu itorero, twagarukanye n'abizera ubu tujye duhamagara ku gipande ari 15, kandi mu bizera tumaze kugera kurenga 100. Aba basohoye abantu benshi mu itorero bagezeho baratubwira bati rero mumenye ko umurimo warangiye muri Covid. Ubwo rero kuko umuntu umurimo warangiye ni ukumubwira ko atagomba gukiranukira Imana, ariko ngira nk'uko turi mu kwezi kwa mbere ndetse no kwa kabiri, ukwezi k'uburumbuke mu isonga, igitabo cyitwa Iby'amakusanga paje 17 ndetse n'ibindi bitabo byinshi by'umwuka buhanuzi avuga ko mu gihe Imana ikiduha umugisha, mu gihe tugikora bigashoboka, bizinesi zacu igihe tugikora bikagenda, ko natwe dusabwa gukiranukira Imana tukibuka uwo nguwo uduha imigisha. Amen, amen. Imana igidushoboza rero. Ikindi ninjiye mu cyiciro cy'igurishabutumwa ibitabo, nacyo ni icyiciro nabonye nacyo kitoroshye, gisaba ubwitange budasanzwe. Ubwo rero nagira ngo hari ibindi bitabo bishya byaje, harimo Wifuzwa ibihe byose, Urugo rwa Gikirisitu, Amabaruwa ku basore, ndetse muri iyi minsi haje Ibihamya by'itorero umuzingo wa 4, haje Ubutumwa ku basore. Ni igitabo abantu benshi bajyaga bavuga ngo cyarabuze, n'ikindi gitabo ngira ngo nibagirane cyitwa Imigani ya Kristo. Harimo abantu rero, nubwo abantu benshi badakunda ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, ariko harimo n'ababikunda. Ubwo rero Imana izabashoboze, uzajya ubona umwanya cyangwa uzagira ubushobozi, abagurisha butumwa hano barahari, ndetse n'ahandi natwe turahari, ndetse n'abandi batandukanye. Imana rero izajya ibashoboza kugira ngo tujye tubasha kwiririra imitsima ishyushye mu gihe bigishoboka. Ngenzi ishimira itorero ryacu rero, kera byajyaga biza biri mu ndimi zitandukanye, ugasanga abantu bihengekana abantu, ariko Imana ihabwa ikibazo ko ubuyobozi bw'itorero byinshi, ibitabo byinshi babishyize mu Kinyarwanda kugira ngo n'abazi ururimi rw'Ikinyarwanda babashe kubyumva. Bitewe rero nuko twatangire ku gihe, rero twifuzaga n'ubundi kuza gusoreza ku gihe. Ndagira ngo rero nabonaga isa naho nyegereye cyane, ndagira ngo nkoreshe iminota nihuse ku cyigisho kivuga ngo nubwo bisa n'ibyemewe, ariko ijambo ry'Imana ribivugaho iki. Dusenge. Umugoroba mwiza nk'Imana tugejejeho, turagushimira ko tubanye atandukanye mu gihe hari bagenzi bacu bakiri mu mirimo itandukanye, ariko twebwe dushoboje mu buryo budasanzwe, nk'uko wakoresha mu buryo budasanzwe ugahungisha abavandimwe mu gihe byari bikomeye Sodomu na Gomora, natwe ubaho duhungishije ukatuvana mu bitandukanye ukaduhuriza hamwe. Tukaba tugiye kwiga ijambo ryawe, tube n'umwigisha mukuru, tubisabye tubyizeye mu izina ry'uwadukunze ni we Yesu Kristo. Amen. Icyigisho kirafite umutwe uvuga ngo nubwo bisa n'ibyemewe, ijambo ry'Imana rivugaho iki. Hani nashyize kuri alphabet cyangwa ku mibare ibintu bigera muri 5, nawe washyira ku mibare cyangwa kuri alphabet ukabona byinshi. Nubwo bisa n'ibyemewe, ariko ijambo ry'Imana ryo ribivugaho iki. Turabanza tukareba mu Baroma igice cya mbere umurongo 28, haravuga ngo kandi ubwo abantu banze kumenya Imana. Ntabwo ikibazo ari Imana, ahubwo ikibazo ni twebwe. Tumaze iminsi twiga ngo Imana yacu ntabwo ihinduka, kandi ubwo abantu banze kumenya Imana, nicyo cyatumye Imana nayo ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, bakore ibidakwiriye. Icyigisho kiravuga ngo nubwo bisa n'ibyemewe, ijambo ry'Imana rivugaho iki.
nababwiye ko nimubwisha gutumwa ibitabo rero muraza kumva kenshi ikoresha ibitabo by'umwuka buhanuzi. Igitabo cyitwa ubutumwa ku basore, icyo nari ndi kubabwira cyaje, byaba byiza cyane hano kubera ko ari abasore cyane namwe mukiguze. Kuri paji 346 turavuga ngo isura y'inyuma hari amagambo avuga ngo isura y'inyuma nicyo gipimo ngenderwaho kigaragaza ibiri imbere mu mutima, bityo dukwiriye kwitondera ibimenyetso dushyira ahagaragarira ab'isi kuko niho bahera baducira urubanza. Ibihamya by'itorero umusingo wa mbere paji 127 hagira hati nabonye ko abantu benshi bagenda bifuza kuri bagenzi babo ariko bavanyemo ibi ntabwo bikwiriye, uwo twahawe urugero dukwiriye kwipimaho ni Yesu Kristo. Isomye igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi cyitwa abakurambere ku gice cya 6 hari amagambo avuga ngo icyaha gikwira mu isi nk'ibibembe byica. Icyaha ndashimira korali ivi hano yarimo kutubwira inama y'agakiza, Imana ibahe umugisha. Ariko nubwo bimeze gutyo umwanzi nawe ntiyoroshye abaturwanya mu cyane mu buryo bwose bushoboka, cyane cyane itorero ryacu ry'Imana. Nari ku magambo yavuga ngo abakurambere n'abahanuzi ku gice cya 6 amagambo avuga ngo icyaha gikura vuba gikwira mu isi nk'ibibembe byica. Isomye kuri itorero ryacu ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ukabibona mu gitabo cyitwa Ibibaho mu minsi iheruka paji 31 haravuga ngo Imana yatoranyije Abadiventiste b'umunsi wa karindwi nk'ubwoko bw'umwihariko. Amen, amen, amen. Imana yatoranyije Abadiventiste b'umunsi wa karindwi nk'ubwoko bw'umwihariko. Yabatoranyije batandukanye n'ab'isi. Ni ikibazo. Yabatoranyije batandukanye n'iki? N'ab'isi. Aho hari kuri paji 31 sinibyo gusa si uko batoranya, ahubwo yabagize abo kuyihagararira. Amen. Abadiventiste b'umunsi wa karindwi nacitamo aya magambo Ibibaho mu minsi iheruka paji 31. Imana yatoranyije Abadiventiste b'umunsi wa karindwi nk'ubwoko bw'umwihariko butandukanye n'ab'isi. Abadiventiste b'umunsi wa karindwi yabagize abo kuyihagararira. Ariko bigiye gusa naho bihinduka. Usomye igitabo ubutumwa ku basore paji 71 nubwo bimeze gutyo Satani naho ntiyicaye. Ubutumwa ku basore paji 71 hari amagambo avuga ngo mbe kutigisha kivuga ngo ubuhendanyi bwa Satani. Hari amagambo avuga ngo mbega uburyo Satani ahora ari maso kugira ngo arebe ko icyo yategesheje abantu bagifata n'ubwira bwinshi. Imana ku murimo, Satani nawe ntiyoroshye nawe ntiyicaye. Tugomba kumenya rero amagambo aboneka mu gitabo cyitwa iby'Abadiventiste twizera ko umuntu yabaye mu Kristo batangiye urugamba, kandi muri urugamba nta gahenge. Cyakora ngo Imana ishimwe ko yaduhaye Yesu Kristo kandi utubangaza imbere kuri uru rugamba, nta gahenge. Nanini kuri paji 71 ubutumwa ku basore mbega uburyo Satani ahora ari maso kugira ngo arebe ko icyo yategesheje abantu bagifata n'ubwira bwinshi. Kandi Satani ntabwo yegera tubuza gusenga. Nanjye nyoboye itsinda ry'abasenga mu ntara ya Nyagatare ndetse n'itorero. Ibyo ntabwo Satani yabitubuza rwose. Ntabwo Satani yirirwa tubuza gusenga cyangwa gukomera ku nshingano z'idini, ntabwo yabitubuza. Turimo kwiga icyigisho kivuga ngo nubwo bisa n'ibyemewe ariko ijambo ry'Imana rero bivugaho iki. Icya mbere nicyo tugezeho, kwisiga irangi. Usomye ngo kabiri rw'Abakorinto igice cya 9:30 na Yeremiya igice cya 4:30 nababwiye ko ari ibintu bitanu tugiye kurebaho kandi ndagerageza kwihuta cyane. Hari amagambo avuga ngo nawe uzasenywa uzagira ute? Nawe wakwiyambika imihemba ukirimbisha ibyambarwa nk'iby'izahabu ukisiga irangi ku maso, uzaba wirimbishije ubusa, abakunzi wawe barahiga ubugingo bwawe. Isomye igitabo by'Abadiventiste twizera paji 290 ku ihame mwanza akunda kurwanya cyane mu itorero ryacu ryitwa imyitwarire ya gikristo.
harimo ibintu byinshi, ariko kuri paji 290 hari amagambo avuga ngo Bibiliya ihuza kwisiga irangi ku mubiri ibihuza n'ubupagani ndetse n'ubuhakanyi, ibihuza n'ubupagani ndetse n'ubuhakanyi. Icyo cyari icya mbere. Icya kabiri, kogosha ingohe. Yeremiya igice cya 49:32 hari amagambo agira ati, abiyogoshesha ingohe z'umusatsi wabo nzabateza ibyago bizaba biturutse impande zose, bizaba biturutse impande zose. Icya gatatu ni ukubyina. Kubyina, ibitabo byinshi by'umwuka w'ubuhanuzi ntabwo nibivugeho. Imana ishimwe, navuga ngo ibitabo itorero ryacu bitwegereje kugira ngo tubibonere hafi bitatugoye. Ariko kubyina isomye Mariko igice cya 6:22 aravuga ngo ku munsi mukuru w'amavuko, ku munsi mukuru w'amavuko y'umwami Herode, Salome araza arabyina kuri uwo munsi mukuru wa anniversaire, maze Herode n'abashyitsi baramushima. Herode n'abashyitsi barangije umwana w'umukobwa baramushima. Cyane cyane isomye ibihe byose, icyigisho kivuga ifungwa n'urupfu rwa Yohana Umubatiza, aho babivuga neza cyane. Kijyananye no kubyina, icyigisho kirimo kuvuga kiravuga ngo nubwo bisa n'ibyemewe, ariko ijambo ry'Imana ribivugaho iki? Ubutumwa ku basore paji 400 kigendanye no kubyina bakivuzeho. Ariko ngiye gusoma muri kino gitabo Urugo rwa Kristo paji 96, nzi yuko nacyo mu bije vuba nacyo kirahari, babashishikariza kukigura, ndetse tuzi ko ari nabyo izera benshi bagifite. Paji 46 bavuze ibintu bitanu. Icya mbere, kwiyerekana. Kabiri, kwaya. Gatatu, urusaku. Kane, urwenya. Gatanu, kuvuyarara. Ibyo ntabwo byari bikwiriye mu birori by'ubukwe bwacu. Urumva ibintu bingahe? Bitanu. Icya mbere, kwiyerekana. Kabiri, kwaya. Gatatu, urusaku. Kane, urwenya. Gatanu, kuvuyarara. Ntabwo byari bikwiriye mu birori by'ubukwe. Imihango y'ubukwe yagizwe uburyo buha abantu umwanya wo kwiyerekana, kwaya no kuvuyarara, ariko abashyingiranwa baramutse bemeranya ku myizerere n'imigirire y'iby'idini, kandi ibintu byose bikaba biri ku murongo, kandi ibyo birori bigakorwa hatabayeho kwiyerekana no kwaya, icyo gihe ubwo bukwe ntibwabura kunezeza Imana. Amen. Icyigisho amena ziraba nkeya, ariko turimo kwiga icyigisho kivuga ngo nubwo bisa n'ibyemewe, ariko ijambo ry'Imana ryo rivugaho iki? Hepfo bakomeje bavuga ngo nta mpamvu n'imwe ikwiriye gutuma dukora imyiyereko ikomeye cyangwa kwiyerekana uko ariko kose, kabone n'ubwo bene ubwo bukwe bo baba babyumvikanyeho kubera ku bushobozi bwabo, bakabyumvikana bati nta mpamvu, amafaranga turayafite. Ngira ngo kirumvikana cyane, sinjya kwitimbukaho byinshi, ariko noneho ariko abantu benshi bavuga ati ni indirimbo cyangwa ni imbyino zigendanye n'umuco. Ati rero izo ntabwo uko byagenda kose, imbyino izi zo zigomba kugendana n'umuco. Igitabo cyitwa Indongozi y'Itorero paji 155 hari amagambo avuga ngo imbyino zigendana n'umuco ni ubundi buryo bwo kwishimisha, ariko ni ishuri ryigirwamo kwangirika kw'imico mbonera, kandi ni umuvumo uteye ubwoba ku muryango mugari w'abantu bacu. Ndasubiramo, paji 155, indongozi y'umukuru w'itorero, nako indongozi y'itorero.
imbyino zijyana n'umuco ni ubundi buryo bwo kwishimisha, ariko kandi ni n'ishuri ryigirwamo kwangirika kw'imico mbonera, kandi ni umuvumo uteye ubwoba ku muryango mugari w'abantu. Iki ni igitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo. Reka nsoreze kuri iyi sije narigezeho kuri paje byonyine, iyi sije yonyine yo kubyina yatwara amasaha n'amasaha. Reka nsoreze kuri paje 497 iki gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo. Aravuga ngo kubyina cyangwa guceza. Kugira gute? Kubyina cyangwa guceza. Nisubiyemo cyane, niyo titire iri ahangaha. Kubyina cyangwa guceza ni ishuri ryigisha ubukozi bw'ibibi. Mu miryango myinshi y'abasenga Imana uzasanga hari uguceza no gukina, ugasanga byaragizwe ibikoresho byo gutaramiraho abantu bari mu ruganiriro. Icyo cyari icya gatatu. Icya kane ababwiye ko narebye kuri 5 gusa. Icya gatanu kiravuga ngo kubura uburere mu miryango. Kubura uburere mu miryango. Yusomye igitabo cyitwa muri Bibiliya itangira igice cya 18 umurongo wa 19, hari amagambo agira ati kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be kandi ategeke nabo mu rugo rwe bazakurikira, maze akabategeka cyangwa akabigisha kujya bakomeza inzira zanjye, kandi abo mu rugo rwe akabigisha kujya bakomeza bakora n'ibyo gukiranuka n'ibindi byinshi. Uyu muntu rero wavugwaga ahangaha ni umuntu w'Imana witwa Aburahamu. Kubura uburere mu muryango birebye muri kino gitabo Urugo rwa Gikristo paji 76, aravuga ngo mu buzima busanzwe umuryango wabaga ari ishuri kandi umuryango ukaba n'urusengero. Amen. Uru rusengero ntabwo rwakora ibi bintu byombi, ariko mu muryango niyo mpamvu Satani ari kuturwanyiriza imiryango. Ugasanga imiryango myinshi hari abantu benshi, hari amadivorce, atumvikana, abana, ibiki byose. Ni ukuvuga ngo ari ikintu cyitwa igicaniro cya mu gitondo cyangwa cya nimugoroba kirimo gikorwa na papa yawe yaragiye gukorera kure, ibyo bigakorwa na mama. Ariko kubera ko Satani yagiye azana ibindi bisimbura ibi ngibi, hano haravuga ngo mu buzima busanzwe umuryango wabaga ari ishuri kandi umuryango ukaba n'urusengero. Amen. Icyo gihe rero ababyeyi babaga ari abigisha mu by'imibereho isanzwe ndetse bakaba n'abigisha mu by'iyobokamana. Kubura uburere mu muryango niyo ngingo ya 4, ariko parashi 176 aravuga ngo ni ukuri kubabaje kubona uburere n'inyigisho byo mu muryango bitakitabwa. Abana bacu urababwira ati nimuze, mwategeye kuri telefone, undi akigenda, undi nuko undi akigira kuri furate, undi akigira he. Ni ukuri kubabaje kubona uburere n'inyigisho byo mu muryango bitakitabwaho ku rubyiruko rwo muri iki gihe. Kandi bisa n'ibyemewe ku isi yose, ndetse biteye n'agahinda. Icyo cyari icya 4. Icya 5 rero ari nacyo turi buze gusorezaho, turimo kwiga icyigisho kivuga ngo nubwo bisa n'ibyemewe ariko ijambo ry'Imana ryo ribivugaho iki. Icya 5 kiravuga ngo ikindi gisa naho cyemewe ni ukwambara kimwe. Kugira gute? Cyane bisomye mu Gutegeka kwa 2 igice cya 22 umurongo wa 5 aravuga ngo umugore cyangwa umukobwa ntakambarane n'umugabo kandi umugabo ntakambarane n'umugore, kuko ukora atyo wese azaba akoze ikizira Uwiteka Imana yawe urumwe. Ariko isomye Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga aho babivuga neza
umugore ntakambara imyambaro y'abagabo n'umugore ntakambara imyambaro, kuko ukoze gutyo Bibiliya ijambo ry'Imana. Isomye Bibiliya y'Igifaransa ubu babivuga neza cyane, iy'Icyongereza nayo ni uko. Ibitabo by'umwuka muhanuzi rero nasomye bivuga kuri iyi ngingo. Nashimye itorero ryacu kuri buri kintu icyo ari cyo cyose umwuka muhanuzi ufite ikintu ubivugaho. Nabisomye rero mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranyije umuzingo wa kabiri, kubyigisha ku mapaji ya 500 kugenda 555 gukomeza inyuma. Ndongera ninjira mu gitabo cyitwa ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere, niho nasomye amagambo agendanye n'ibi ngibi byo kwambara kimwe. Mberekere rero mu ibyo nahasomye, kandi nzi ko namwe mwagiye musoma bitandukanye kugira ngo ngere ku musozo. Ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri paji 555 aravuga ngo igitsure cy'Imana gihora ku muntu wese uharanira kuvuga ko nta tandukaniro ry'imyambaro hagati y'abagabo n'abagore. Iyo Pawulo yari akiriho yakagombye gusenya iki kintu mu bagore. Ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere paji 392 hati hari ingirwa myambarire y'Abanyamerika. Iyo ngirwa myambarire yenda gusa n'imyambaro yambarwa n'abagabo, harimo isengeri, ipantaro. Elina White ashoje agira ati ngewe iyi myambarire ya Kinyamerika narayirwanyije cyane. Amen. Imyambarire ya Kinyamerika ibiyo twicira ku ma ekara yacu tukareba umuco w'Abanyamerika akaba ari dushaka kugira iwacu. Elina White ati rero iyi ngirwa myambarire ngewe narayirwanyije cyane. Kuri paji 436 ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere hari amagambo agira ati bamwe bagaragara bambaye amapantaro abonerana. Ubutumwa bwatoranyije umuzingo wa kabiri paji 556 hakurikira hanini nari nababwiye, nagiye nganira n'abantu benshi dore amagambo bambwiye kandi nanjye narayahasomye. Aravuga ngo umugore umwe mu gihumbi niwe ufubika amaguru mu buryo bukwiriye. Kandi kuri icyo gitabo hakomeje hagira hati ibi byagerwaho gute? Byagerwaho bambara amapantaro yoroshye agira ku tugombambari. Ariko hepfo narasomye ndakurikirana basoje batubwira ko ibi bikorwa hirindwa ingaruka z'imbeho. Narakurikiranye naganira n'abantu benshi bagera bambwira bati rwose ahubwo twasigaye inyuma cyane. Ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere ngiye gusoza rwose mwihangane ntabwo bitwara igihe kinini. Ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere paji 388 naho hari amagambo ameze nk'aya ngaya tuvuyeho. Aravuga ngo mu bagore 1000 harimo umwe rukumbi niwe wambika amaboko n'amaguru. Ibyo bigakorwa binyuze mu kwambara ipantaro y'imbere igeraho inkweto zigarukiye. Kuri paji 435 ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere hari amagambo avuga ngo bashiki bacu bakwiriye guhabwa ibyitegerezo n'amapantaro yambarirwa imbere. Kuri paji 438 hari amagambo avuga ngo Imana yategetse ishyanga ry'Abisiraheli mu buryo bwumvikana iby'imyambarire mu mugambi wo kubatandukanya n'amahanga yari abazengurutse. Amen. Kubera ko amahanga yari abazengurutse yasengaga ibigirwamana. Yasengaga iki? Ibigirwamana. Tujya kugera ku musozo. Kiri gitabo cyitwa ubutumwa ibihamya by'itorero umuzingo wa kabiri paji 73 aravuga ngo mwene data kinakunze ibitabo by'ibihamya by'itorero iyo bavuze mwene data barashyiraho amarufabe guturuka kuri A kugenda kumeza kuri Z kugira ngo ataza muri Karemera ataha. Biye bavuze rero mwene data bo bashyiramo amarufabe. Umva ikintu bavuze kuri mwene data uyu nguyu baravuze ngo paji 73 mwene data wabereye inzitizi ubugingo bw'abandi bantu maze ubabuza kuza kwakira ukuri. Ni muri kubwirwa abantu bagiye batanga inzitwazo batunga intoki ku mafuti n'ibibi by'abavuga ko bakomeza isabato. Abo bantu bagatanga inzitwazo bakavuga bati abakomeza isabato ntacyo baturusha. Kabiri barabeshya.
akenshi muzi ko abantu benshi bakunda kutwita ngo turi abanyamitwe, ariko hano mu bihamya bito mu wa kabiri bavuze ngo barabeshya kuko abo hanze ko batuvuga. Icya gatatu barariganya, icya kane barakabya, icya gatanu bararakara, icya gatandatu bavugana ubwirasi. Muri icyo gitabo bihamya bito mu wa kabiri paji 773 abisi bagakomeza bavuga bati idini nk'iyi ntayo nshaka, idini nk'iyi ntayo nshaka. Idini nk'iyi turayishaka, barayishaka. Idini nk'iyi ntayo nshaka. N'ubundi aya magambo isomye mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore paji 111 bavuze ibintu bitanu abisi batuvugaho. Ubutumwa bwatoranyijwe umusingi wa gatatu paji 208 hari amagambo avuga ngo kwisanisha n'abisi ni icyaha kigabisi by'amuka mu bantu bacu, byaba ari ukubishwa n'ubusa itorero riramutse rifashe ingamba rikajya kubwiriza abisi ubutumwa bwiza, nyamara twebwe abizera tukabahakanisha mu mibereho yacu ya buri munsi. Tujya gusoza umusozo urugo rwa Kristo paji 520 haravuga ngo vuba ahangaha bidatinze iyi myambaro y'uburetwa izasimburwa n'umwambaro w'ubukwe. Amen. Vuba aha bidatinze iyi myambaro y'uburetwa izasimburwa n'imyambaro y'ubukwe. Isomye igitabo cyitwa Umurimo wa Kristo ku cyigisho cya 24 aravuga ngo haracyariho bakare bake bakiza ku rugamba kandi bagihagarariye amahame y'itorero. Amen. Haracyariho bakare bake. Ari nandi magambo aboneka ibibaho mu minsi ku paji 38 amagambo ari no yaranditse aravuga ngo iri nani yabwiwe bita Scotland aravuga ati ntabwo itorero ry'Abadventiste rizagwa burundu, nubwo ryagwa ntizagwa burundu ku buryo Imana izahagurutsa mu irindi torero. Amen. Imana ishimwe nubwo twagwa ntituzagwa burundu ku buryo Imana izahagurutsa n'itorero, nuko Imana izakomeza gukorana n'iri torero rya Imana yaducubara. Dusoza rero nkunda amagambo umuvandimwe mugenzi wanjye Karangwa Martin akunda gusoma aboneka ubwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10:31 harati namwe murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose mujye mukorera ibintu byose mu guhimbaza Imana. Isomye urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5:17 urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5:17 baravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abahindutse cyari mu gishya, burya ibya kera byose biba bishize. Irindi somo risoza Yesaya igice cya 9 aravuga ngo iyaba Uwiteka Nyiringabo ataraturokora igice gito cyane cy'abantu barokotse, natwe tuba twarabaye nka Sodoma na Gomora. Amen. Imana ishimwe cyane. Iyaba Uwiteka Nyiringabo ataraturokora igice gito cy'abantu barokotse, natwe tuba twarabaye nka Sodoma na Gomora. Reka rero bavandimwe banjye umugoroba nk'uyu nubwo bisa n'ibyemewe ariko ijambo ry'Imana rivuga wiki twari turimo tureba rero. Reka rero Imana y'amahoro nimba cyanditswe muri Bibiliya mu cyumweru cyo gusenga cy'iminsi 10 hari amagambo twasomyemo amavuga ngo buriya tuvugana n'Imana biciye mu gusenga, ariko Imana kuko ari umubyeyi nayo ikatuvugisha biciye mu ijambo ryayo. Reka Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana yatangiye umurimo mwiza muri twe ari nayo izagusoza mu izina rya Yesu. Mbifurije kugira isabato nziza n'umugoroba mwiza.